Hari ukuntu kenshi witiza telefone yawe umuntu runaka agusabye nk'amayinite ugasanga yagiye mu bindi bintu bitamureba cyangwa yagiye mu mafoto, mu mavideo kandi agusabye guhamagara. Muri video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu ibyo bintu wabyirinda. Niba uhaye umuntu telefone ari kwifotora aguma mu kwifotora, niba ari ukuhamagara aguma aho bahamagarira atakujagajiye telefone cyangwa ajye mu bindi bitamureba. Muhaye ikaze niba uri mushya kandi subscribe, niba ntacyo bigutwaye sharing ino video ku bantu benshi bagiye batandukanye ubona ko ino video hari icyo bifasha. Nubitse kuri EM Studio chaniye kugeza ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga kugeza ikiganiro kari Ishyaka Achille. Reka tutangire intambwe ku yindi. Gusa kureba ino video kugeza irangiye. Niba wishimiye ino video twandikire muri comment ndetse unadusabe ko niba ari icyo wifuza ko twaza gukoraho ubutaha ubutwandikire muri comment. Aho tutangire step by step. Echoes stretch through the empty room. A gentle hum, a shadow's tune. No beginning. Okay, no kuvuga ngo urajya muri setting ya telefone yawe iyo ari yose bitewe na telefone, kandi bino bintu birakora kuri telefone izari zose ufite, ari Airtel Imagine cyangwa ukosora hose birakora. Uzaza muri setting ya telefone yawe. Numara kuza muri setting ya telefone uzana hejuru muri research cyangwa aho usacingira ibintu turujya mu bintu byinshi ahangaha hejuru. Ngiza uza wandikemo gutya pinning gutyo ubibona byanditse hano. Ushaka kuzana aganwa ngo birangize uzaza wandikemo gutya byanditse nyine gutya, then urabona ko hahise hazamo utundi tuntu tugiye dutandukanye ukumva izahita bizamo. Noneho icyo uzakora uzaza ukande hano gutya ugakandeho pinning, nurangiza hano hasi aha wakande gutya screen pinning uyikandeho. Bana ko kenshi ngiye iri on, wowe uzasanga imeze gutya iri off. Wowe icyo uzakora uzakataninga hano, uzataninga on imere gutya, kuvuga ngo urabona ko ask for password before you pin in pinning. Bazagusaba password kugira ngo akuremo ya pinning cyangwa password ya telefoni yawe usanzwe ukoresha kugira ngo abashe kuva ku application wamusizemo. Niba umaze kubigenza gutya rero nta kindi musaba gukanda subscribe, like ndetse na comment. Kandi niba wishimiye ino video kandi ubona ko ariyo yafasha, please share this video ku bantu bose kugira ngo nabo babashe kugenda bunguka utuntu nk'utu mwibutsa ku EM Studio channel igiye kugeza ibintu byinshi by'ikoranabuhanga, umuziki ndetse na n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Kuvuga ngo numara kubigenza gutya uzasubira inyuma. Noneho umara gusubira inyuma no kuvuga ngo wenda umuntu ndaje musabye ati ese wanisha amayinite ko nshaka guhamagara umuntu runaka, kuvuga ngo uzaza kuri application ugiye kumuha iyo gwenda yo guhamagara. Ubwo no kwinda application zabagufasha cyangwa service zabagufashe niko uzabikoresha. Uzaza kuri application gutya umara kuyifungura, kumva gutya wenda yagusabye amayinite ashaka guhamagara, rangiza uzakana kakano ko hagati gutya imere gutya. Numara kwimera gutya uzazikwana kuri kano karuguka hano gutya ugafateho kiyo application ushaka gupininga cyangwa ushaka kuma kugira ngo akoreshe. Wangiza uzatubona haniho akajambo kanditse pin, urakabona hano, urakabona, ndizera ko ukabona muri screen yawe. Numara kugakanda ugakandaho gutya uzatwanda gallery. No kuvuga ngo urabona ko ino telefone yacu nta kindi kintu yakora ngo ave muri kuri application. Cyo wakora cyose aho yakora hose ntago yayivaho ubishoboka. Icyo azakora azahamagara gusa, nta kindi azayikoraho. Ntago aho wakwanda hose na kondi ukanda hose na namwe ari gukora ntago yava kuri application. Rero we ni kuvuga ngo ese noneho ni iki wakora mu gihe wenda wowe ushaka kubikuramo, ko wenda urabona ko ahazakora hose sibyo guhamagara honyine, ahantu ho guhamagara n'ahandi hantu azava kuri application. Uzakanda ya buto ya hold ndetse na back, ya buto yo kuba ya buto kakantu ko hagati twarana twarutuntu tutatu ari kuri touch, ako hagati ndetse na kugaruka back cyangwa gusubira inyuma. Uzabikandiraho rimwe, uzabifatiraho icyarimwe kugira ngo bivemo. gutya urabona nzafataho gutya, urabona ko uzahita usubira inyuma kandi akaba abatazi
password yawe ntabwo azahita abasha kwinjira muri application yawe. Ndawushimiye twabanye, yari Idi Amin, yari M Studio channel igenda kugezaho ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. None kibigutwaye kandi subscribe, like ndetse na comment. Ntibagirwe gufungwa n'akazogera kugira ngo video nk'izi zigeze kugeraho uri uwa mbere. Ciao ciao, bye bye.